his village. You know what I'm saying? Obviously, he didn't have the means. So I wanted to go out there and extend my hand to him. Same thing I'm doing with Ashton Small. You know, he's already had 300 posts up before meeting me. He's up about 400,000 followers right now since meeting him. And the goal is to get him to 1 million. So I need all of Rwanda. I need everybody to follow him. If you see this video, you follow him. We got to get him to 1 million followers. Yes, ntago mbatindira namwe murabibona Kagarara cyangwa se Ashton Small ageze i Kigali hano ku kibuga cy'indege i Kanombe, ari kumwe n'uyu musore witwa Ashton Hall ndetse n'undi musore w'umuhinde. Murabona ko bageze ku kibuga cy'indege i Kanombe bakirwa cyane neza nk'abami rwose, basanganizwa indabo. Murabona uko Kagarara agiye ari kumwe n'aba basore rwose mu twenda twiza cyane. Uyu musore murabona mu isengeri nziza. Kagarara rwose yambariye utuntu, agapira k'umukara ndetse n'aka jacket gasa n'ipantaro. Rwose urabona afite indabo. Aha rero bahageze mu rukerera cyangwa se mu gitondo cy'uyu munsi. Murabona yuko kabisa bari kubakira. Reka rero ntatinze, reka mbareke mukomeze mugende mukurikirana akantu ko kandi movement yabo ndetse n'abantu bari kubakira babasuhuza. Murabona hateraniye abanyamakuru benshi cyane, abantu kabisa bari gufata amashusho bavuga bati twakira umuhungu wacu Kagarara ndetse na Ashton Hall. Reka mbareke mbibutse gukanda subscribe munsi y'iyi video abatarayikanda, like ndetse musharinge izi video zacu, ndetse muduhe inama, inyunganizi, ibitekerezo byanyu muri comment nabyo birakenewe. Rero reka mbareke dukomeze dukurikire uko byagiye bigenda.
none se karibu rero cyane bo hano usanga hari n'agafanta twanywa nta kibazo bari kunywa agafanta ko nta n'inywera tu aya amakuru y'iminsi amakuru ni meza umeze utese nari ko wari umaze igihe cyangwa igihe cyane njyewe ni akazi kenshi ni akazi kenshi kandi ntabwo uhamagaraga ukanyihorera ntabwo ndi mu bintu by'akazi kenshi iyo nibazaga impamvu utanyitaba seze ni iyihe mpamvu nawe ni akazi ni akazi pe gusa nari ngukumbuye njyewe wari umwumviye nanjye rero meze neza ariko kuva cya gihe twaneye inda cya gihe kareka naguteye ndagute se ngenda bizi neza ko ntanda naguteye buriya rero buriya abagabo twe duteye inda ntundi turabimenya ntabwo njye nigeze ngutera inda ahubwo urambwira none se ko kuva cya gihe nongera kubona imihango ubwo byagenze gutya kandi ariwo duheruka amayeri y'abakobwa ndayazi buriya wasanga uri gushaka kungerageza ngo wumve ngo ko akareka ari haciye amezi abiri tutongera kubonana ubwo se amezi abiri yaba aciyemo tutarongera kubonana warangiza ukavuga ngo numva ifite amezi abiri ntabwo byumva se kandi nta wundi muntu nigeze mbonana nawe ni wowe duheruka bereka nkubwire ubundi twebwe mu muryango wacu sinshobora gutera inda tutabana ibintu byose ubwo ushobora kuba hari undi muntu none ko yinteye oya hari undi mwahuye nyuma buri mpamvu aganya atazanzaho kuramo cyangwa se niba udashaka uhita usohoka hano usohokeremo ukabarira ibyo byo kwikuramo byo ntabwo bishoboka nta nubwo byanakunda ntabwo byakunda rwose cyangwa se mpamagare mudugudu wahe mudugudu wanyu nta mudugudu mugira se njyewe mudugudu se yari ahari ibyo ngibyo biba mudugudu ariko buri muhamagara se ujya kuhamagara mudugudu utazaneza abantu gatuma ndamuhamagara none ko indanze kwiyemera kandi ari yawe baranyubaha urumva baranyubazi ko ndi umusitari utazankoza isoni uri umusitari ariko umusitari se ntatera inda azabaze akibaze ntabwo byarasa umusitari se umuhanzi umunyamakuru reba umuregenti nkanjye ngo niba unatinda ntabwo nzayikuramo ntabwo nzayikuramo reka nkwereke sohokera n'umuntu sohoka hano tutaza no guterana amaraso sohoka ahangaha ntabwo sohoka ndasohoka njyanye ntabwo bikuzanye jewe ntabwo naguteye usashakiraho wanteye inda kandi umwana ngomba kumubyara nta nubwo uje kugira ngo nanabomore uwawe ubumbomoza none birapfuye ta ntabwo ahangaha ntahangaha ariko